byaje kugeraho tubigera mu masaha ya nimugoroba. Bamvana kuri brancard banyicaza ku kantu k'agatebe, banyicaza ku gatebe, baranzirikura nyine bumva ko ndi week ntari no kubumva, ariko narabumvaga. Urumva hari mu mwijima mwinshi, bari basetinze ukuntu ama projecteri anzengurutse gutya, barayatsa ku buryo igihe nafunguye amaso nta muntu nabashaga kubona kubera urumuri rwose rwazaga mu maso. Ariko ikintu nabonye abantu bari bambaye nk'abaganga babaga, buri wese ufite agashoka, akantu kameze nk'agashoka, utuntu tw'udusizo, utuntu tumeze nk'utuntu perseze, utuntu tumeze nk'utuntu dukata imbaho, ubona ko nyine hagiye kuba operation. Bro, noneho bikubitiyeho n'aya magambo numvise, ariko ubwo urumva intege hano zavuye, sinzi hano zavuye, imbaraga hano nazivanye simazi, nahagurutse nk'umusazi kuri ya ntebe. Kwirukanka njya nta hantu ndimo kwirukanyira, nta hantu ndi kubona, kandi I was surrounded n'izo light, nta kintu nabonaga. Ndirukanka sinzi icyo nahutaje aho ngaho, itara rimwe riragwa, mpita noneho mva muri rwa rumuri njya hanze yarwo, ntangira kubona ko noneho ndi mwishyamba. Nshakaga kumbaga kugira ngo bagire ibice byo mu mubiri bavana mu kwariya, birahenda barabigurisha. Ubundi bari abantu ukuntu bakora, iyo bakugejeje nka za Kuwait, bafata ya passport yawe bakayibika, bakagukoresha imirimo yose bifuza, bwabo uburetwa, babo ubusambanyi, babiki ibintu byose bakabigukoresha. Nimba umwana yarafataga icyumba cyayo mafaranga, nanjye nicyo nafataga, n'umungu nicyo yafataga. Ariko hari ikintu wenda nasimbutse, urumva igihe baje kuri hotel baje ari abantu batatu. Uribuka ko na mentioninze ko hari n'umukobwa bazanye. Bakiri kuri hoteli, bamaze nk'iminsi 2 cyangwa 3 kuri hoteli. Nge nigeze kubumva kabisa bari gushwana byatari, ariko bavugaga icyarabu, sinamenye ibyo bavugaga. Bari gutongana byatari, bari gutongana. Mu gitondo mbyutse umukobwa ndamubura, ngamwohereza amafoto ngo kandi batabishaka, bashaka ba concentrated mu kazi. Ubwo rero baramwirukana, ahita atega indege yisubirira iwabo. Basigara inahanga nyine batangira gushakisha mu buryo bwabo, baranyitabaza nyine. Ubwo tugera ku Gisenyi, dufata hoteli nziza, dutangira kuyibamo. Tugeze ku Gisenyi batangira kumbwira rero, Rodrigue, wowe ikintu ugiye kudufasha, dufashe ama connection tubona ahantu hari ahantu dushobora gukorera nyine ikibuga, dushobora kubakamo hoteli, ikibanza kinini, dushobora kubakamo hoteli nini hafi y'amazi, ku buryo aba ari projet nyine bana exclusivity mu gihugu. Abantu bagomba kumenya ko ari hoteli runaka ya 5 star igomba kubakwa mu Rwanda, igiye gukorera mu Rwanda, kandi ifite andi mashami 250 ku isi yose. Ubwo urumva iryo ryagomba kuba ishami rya 251. Ubu ndetse bama n'utuntu tumeze senatwe tudutipa, ariko twa dufaranga duke two kuba kutumfasha ku buryo ntaburaga inite, sinaburaga ibyo kurya, sinaburaga kuba najya mu pocket money. Pocket money. Evan, abatipe turakomeza tuраzenguruka, tuza kugera ahantu bita ku Mashyuza. Urahazi ku Mashyuza? Igisenyi. Andi haba amazi aturuka hasi, aba atogota ashyushye. Turahagera, Ewana tuhageze, abatipe barambwira ati wowe you're the right person kabisa. Ati aha hantu nkaha niho twashakaga. Babonye ya amazi, menya ari n'ubwa mbere baye babibonye, bavuga ati ibi bintu aha ngaha niho hantu tugomba kugura tukahubaka hoteli. Ubwo dutangira kubaza, ntangira kubaza nk'umuntu uzi Ikinyarwanda, nk'umuntu w'umunyarwanda, ntangira kubaza ese ahantu naho umuntu ku giti cyawe cyangwa naha leta, ese umuntu ahashaka byagenda gute? Baratubwira ati naha leta, ati mwajya ku kagari niba ari ku murenge sinzi hano baturangiye, cyangwa mukaba mwa contactinga meya mukamubwira, then bakabafasha bakaba leading. Abantu baravuga ati uwo musaza arambwira ati Rodri, nahanga nta nahandi tujye kubaka hoteli nini, noneho iruhande tuhubake n'ibitaro bivura indwara z'imitsi. Tuzazana aba professionnel, aba docteur ba professionnel tuvanye muri za Egypte n'ahandi mu bihugu byateye imbere mu bijyanye n'ubuvuzi, bazajya baza kuvurisha abantu aya mazi ashyushye, aya ngaya ava mu butaka, aba ariyo bazajya bavurisha imitsi. Bakora ikintu ibitaro nyine bivura imitsi, biri specialize mu bintu by'imitsi. Ndavuga ati no problem. Numva ari na projet nziza, numva ko ari na projet kabisa izateza imbere igihugu mu buryo cyangwa ubundi. Abajene benshi bazabona akazi, ndetse nanjye nibaragamo muri abo bajene bazaboneramo akazi. Urumva bro, tubwo turahamagaye, turahamagara ama contact. Urumva contact ya mbere twe dufite yadufashaga cyane yari Abdul Karim. Baramuhamagara, baramubwira ati turimo kugaruka i Kigali. Ubwo twe tuhamaze Igisenyi, twe tuhamaze nk'ibyumweru nka 2 cyangwa 3, nta hantu tutagiye. Avuga ati kadusubira i Kigali tujye kuganiriza Abdul Karim, tumubwire noneho atu-leading, aduhe direction nziza yo kugenderaho kugira ngo tujye gufata hari ahantu. Tuba tugarutse i Kigali, tugeze i Kigali dupanga katumujyane muri Afrika mu gihugu
atazatekereza cyangwa atazabonamo contact cyangwa bitazamworohera kuba yaduteza abantu. Nibwo rero bahisemo kujya Sierra Leone, tujya muri ibyo bintu byose. Wa muntu araje turahuye, Big Boss araje turahuye, duhana rendezvous hano kuri hoteli kuri Radisson nyine, turagenda turicara bro, ariko twaba twicaye ku meza gutya bari kuganira mu Cyarabu. Nkajya numva ijambo bakundaga gukoresha bavuga ngo abuku ngo abinyan sharmuta. Donc iyo sharmuta ifite ikindi kintu yivuze kibi, ni igitutsi. Ntabwo nakivugira kuri kamera, ariko ni ikintu nyine babaga barimo kumubwira ati uyu nguyu ni sharmuta, ati ningegerera aho ngaho, ati uyu nguyu ni umuretwa wacu, ati wowe ntugire ikibazo, uyu nguyu uramufite rwose, uyu nguyu nuwawe ukuri kumureba gutya. Ariko bakabivuga mu Cyarabu. Aho iminsi twari tumaze kubana, ntabwo nakubwira ngo numvaga Icyarabu, ariko nari ntangiye kumva sense y'ijambo cyangwa y'ikiganiro barimo. Urumva? Then uwo musaza, uwo Big Boss waje nyine, you have to see the watch he was wearing, the chain on his neck. Yari umuntu ubona ko kabisa ari umukapa. Akazajya ndeba nkabona we ijisho rye ntago rimvaho, arimo kundeba gutya, nkagira isoni nkareba hasi, nkajya muri telefone nahindukira nkabona arimo kundeba gutya. Isi uyu umuntu none wagatangira nkazajya mbona ko naye mwicaye iruhande, urumva nyine nicaye hano, we yicaye aho, boss wundi yicaye hariya, n'umwana we yicaye hano, twakoze urumva twari ku ntebe turi bane, wa bodyguard wahagaze. Nkabona umusaza arimo kunkanda gutyo, wagira ngo arimo gukanda nk'urunyanya cyangwa nkavuka ngo yumve ko ihiye. Akandeba, nahaguruka ngiye kuri toilette nkabona ari kunkurikiza amaso. Iri andoro ndavuga iyi ndoro iri, ntangira kwisuspecting. Ariko sinabyitaho tu, ndavuga ati byari byo byose ubwo baba bafite ibyo bari kuganira. Cyambere nuko nzabona ikofi yanjye, ndimo kurira indege uko nishakiye, ndimo kwikurara mu hoteli y'ama 5 star uko nishakiye, nta kibazo mfite, simbura ibiceri kuri telefone cyangwa mu mufuka wa pocket money, meze neza. Nkabona nyine ibintu na amahoro. Ariko bitewe n'ukuntu nari ntarabona, nta company nimwe nari narabonye, nta hoteli, ariko nkagira ikintu cy'urwikekwe, nanjye kugira urwikekwe. Bukeye wa musaza menya ari nka special flight yaje cyangwa flight iri emergency yaje ivuye muri Kuwait. Haza umukobwa, we yari umuzungukazi, nta nubwo ari n'umwarabukazi. Umukobwa yabana yambaye agakostime ke keza, mu gitondo aza kuri hoteli, azanye nawe n'aba bodyguard, we yari afite briefcase none ebyiri. Yewe nkajya ngira ngo arimo $1. None mbona umukobwa araje, barakomanze ku idisha ryanjye, Muhammad niwe wakomanze. Ati kingura, ndakingura. Kinguye mbona umukobwa kwa kundi umuntu aza kabisa ari kuri gahunda, atari kuvuga ngo ni ibintu ngo bimuzi ngo cyangwa ngo arimo gutatona ari gushakisha. Yaje azi kimuzanye. Umukobwa araje, agize briefcase ze hari hasi, arafunguye, ndebye mu nkajya mbona mw'inshinge, nkabona mu zino boro bakoresha kwa muganga bapima umutima, nkabona nyine ni nk'umuganga. Umuntu araje arambwiye ati vanamwe ishati nyivanamo, ati ushobora kutwemera ukavanamo n'ipantaro ugasigana na boxer. Boxer imbere y'umugore. Ubwo Muhammad yicaye ngo avuga ati ariko wowe bite byawe, urumva twe tumaze no kuba n'inshuti, twarirwanaga, twajya dutera ama story, dutera ama blague. Arambwira ati vanamo nta kibazo. Ndavuga nta kibazo mvanamo. Ndahagarara, umukobwa atangira kumpima. Bro, ifovo ibipimo bankoreraga byari ibipimo utamenye ukuntu bimeze. Nkajya mbona udutara mu mazuru gutya, arimo kunyasamura, bareba mu imbere mu kantu, nk'abakanyasamura akareba koreza mwakantu kakaza, nkumva kageze mahanga mu mugo neza. Nkumva nshatse no mu matwi ahantu hose, mu kwahantu hose. Barampima, bashaka no kuntera n'inshinge, ndaganje nta nshinge zanyu nje nafata, mu mpima ibindi byose mushaka, ariko nta bintu by'urushinge, nta mupima ibindi mushaka, ariko ikintu gishobora kumbabaza ku mubiri oya aba gishaka. Afite na metero, akazajya mpima burebure n'iki. Ibipimo birangiye, negera wa musaza n'umwana we ndababaza, ariko mwabagabo mwe, ejo nabonye umuntu aza, mbwiye ko ari boss mutangira kuganira. Boss nkajya mbona ndeba cyane, sinamenye impamvu. Hanyuma uriya mugore waje akatangira kumpima, arampima ibiki biriya bipimo, ni bipimo bwoko ki, ko naherutse ndi operation manager wanyu wa company w'amahoteli, n'ibiki byose byaje kugera kuza kumpima indwara runaka gute. Umusaza arambwira ati no, atari kubera iki muri abashenze, atabanyafrika mwaranyobeye. Ni gute se?
ati se ntabwo ubona ko ugiye guhindura environment uvuye muri Afrika ugiye gukorera Dubai ugiye gukorana wowe none toshana no kujyana kuri site nkuru iri Kowete kwa boss akaba ari uzajya gukorera nta nubwo boss yarakubonye yaragushimye yaragukunze niwe muzajya mukorana n'ubundi tuzajya dukorana natwe ariko none urumva ugize imana ko boss yesa kuri recruiting muri hoteli nkuru yikuriye izindi zose zazindi 220 ati rero ni nayo mpamvu ubona bari kugupima ibipimo barajya ngo gukoreshereza amatoxido amakoti meza kabisa yako tuzajya wambara nka manager umuntu azajya kubona akakubaha ugomba kuzagera ku kazi usanga ibintu byose biri tayari ambwira yuko nyine uwo musaza uwo mu boss mukuru ari ushaka ko nzajya gukorera ku ishami rikuru ndavuga nti nta kibazo ariko ndabisuspectinga tu nkajya ngira akantu ko kubisuspectinga nkavuga ati byari byo byose hari ikintu kibyihishe inyuma. The same night uwo mukobwa amaze kugenda niki ubwo urumva gahunda yagomba guhita ikorwa bagomba guhita executinga umunsi ukurikiyeho noneho uwo munsi ukurikiyeho ikintu cyabaye Muhammad arambwira ngo sasa uze kuzinduka kare cyane mu gitondo dufite urugendo rwo kuza gusubira Kono urumva icyo gitwe twaravuye Kono twaragarutse Freetown avuga noneho turaza gusubira Kono tujyane na boss kugira ngo nawe ajye kuhirebera ku masite yirebere atazagira ngo tuba tumubeshya ndavuga nta kibazo hari nijoro kabisa nijoro cyane sinzi ukuntu nari nivire muri restaurant hasi kuko uwo musaza iyo twafataga hoteli yafataga icyumba nimba afashe umuryango wa mbere nagomba gufata icyumba gikurikiyeho yashakaga kumba ndi iruhande rwe bya wenda nazamucika sinzi impamvu ariko niko yabaga yabe preference ndavuga okay nta kibazo none ubwo mvuye kuri restaurant sinzi ukuntu nazamutse uwo musaza yakundaga kunywa itabi muri hoteli akaba yafunguye amadirishya ku buryo nk'iyari nko kuvuga nko kuri telefone cyangwa uba wumva ko hari umuntu uri imbere nyine mvuye kuri restaurant ndimo kuzamuka ngira ngo ngeze kuri poanye kabisa y'umuryango ngiye gufungura mwumva ari kuri telefone ari gusakuza ari kuganira na wa mu boss mukuru arambwira ati ntugire ikibazo ati ndamukuzanira mu gitondo ati rwose icyo ushaka nushaka nimba umujyana ari muzima nimba umujyana yapfuye nimba ahanga bari kuganira mu cyongereza navangamo n'icyarabu ariko icyongereza nacyo kigarukamo nabwo yaranakizi neza cyane ariko uburyo yakivugaga naracyumvaga aravuga ati njyewe ndamukuzana ati nimba umujyana ari muzima nimba umujyana ari yapfuye ujyana ibice byo ushaka nimba bigenza gute ntago mbizi ariko mu gitondo kabisa saa 11 saa 1 saa 2 turaba twahageze mbanditaye mu gutwi ndegera ku idirishya ho gatoya nkomeza numva conversation ko yashyiragaho parallel uwo mugabo wundi nawe akavuga ati oya ni munyinishe ndi kubona mushaka kunyinisha ati njye amafaranga yanjye mugomba kuzayansubiza undi aravuga ati ahubwo wowe tuzahagere warangije no gutegura ibihumbi 250 byacu tuguhereza imari yawe twikomereze nawe wikomereze ukore gahunda zawe ndabyumva mandi yanjye arambwira ati hanga hari ikibazo to uwo munsi nahise ndwara mu gitondo Muhammad nka saa 10 kabisa n'igice yaje gukomanga ku idirishya ryanjye arakomanga Rodrigue byuka tugende ndamubwira ati ngenda arwaye rwose meze nabi umutwe uri kundya umugongo mu nda indwara zose zibaho ndamubwira ndarwaye ntago mva hano ati hoya ati ariko se waje gukina ati hanga bakunda kumbwira umusaza yakunda kuvuga ngo what you come to relax akajya ambwira ati se you came here to relax you came here to relax you came here to play games and everything ngo ya byuka tugende tugomba kujya mu kazi boss tugomba kujya kumureba ndambwira njyewe ntago mva ngaho ubwo nimba mumfasha mushaka uburyo munjyana kwa muganga nicyo cyamfasha kurushaho